wamanuke bose conclusion bizo bashahurira abanyeko. Indirimbo ya mbere wayihimbye ryari? Indirimbo ya mbere na Yesu yavuki Betlehemu baravuze batari ko niyo wayimbye ya mbere. Niyo ya mbere na ego niyo ndirimbo ya mbere. Ubu rero twari tuvuze ko abaririmbyi ba kera n'abaririmbyi bubu itandukaniro ni itandukaniro rihari niri nukuvuga ngo abaririmbyi ba kera bagiraga umwihariko wo gukunda gusenga. Ariko mwagiraga n'umwete. Ego nuva twosenga Imana. Wari umeze neza ariko? Ndashika. Mwari muri konseri? Umva ibyo turabigarukaho iyo nkuru ya konseri yarayo wambwiye ngo ufite ibihimbo bya konseri biranyishe ndakubwiza uko wari kubyina ikinyarwanda. Iyo Mana izabikora amahanga azabibona izabikora bose batangare hamagara iyo Mana yikorere ngo dusaba Imana impano. Yo ubu rero twari tuvuze ko abaririmbyi ba kera n'abaririmbyi bubu itandukaniro ni itandukaniro rihari niri nukuvuga ngo abaririmbyi ba kera bagiraga umwihariko wo gukunda gusenga. Ariko mwagiraga n'umwete. Ego uzi kuvuga ngo mufate kasete bona za kasete zimwe zagendaga gutya. Kasete zimwe zagendaga gutya urumva mwiga indirimbo yo muri Tanzania rimwe na rimwe ugasanga radio yayifashe basanga iracitse mukiga indirimbo ya Kaminula ni indirimbo zake n'amakorari yakira yo muri Tanzania. Ese nibo baririmbye mara ninadiuliza sana moyoni mwangu kwani sisi wanadamu tumeshinda kumudhurishia Mungu wetu tukufu kwa matendo mema anayotenda. Sikiliza. Mukiga indirimbo urumva ko ngizibuka kandi ku myaka 8-9 memoire yo mu bwana irafata birenze. Hari indirimbo James yatweje ku rubuga ejo bundi indirimbo zibiri nibuka ya vijana ni nguvu zao fari moyo wangu ni kumpokea Bwana Yesu. Hallelujah. Ariko ngenda nibuka duce nono nibuka ko kasete yajyaga izivuye muri Tanzania yasohotse wenda namwe mukayibona nka nyuma y'umwaka umwe cyangwa ibiri igihe izavira muri Tanzania wenda izabahurukeho byabaga bigoranye. Ndibuka ko abantu bo kuri Ibsura bagafata ntuza ya mbere mwahitaga side 1 side A na B. Ndabyibuka kuri ko James yajyaga bimbwiye arimo azandika akabanza akayiga akayimenya yarangiza ku mugoroba saa 8 akabona ko atebeze kagenda kaja kwigisha indirimbo igasanga na Cagitoko na ba Vedaste turamusuhuje Arizona Imana mu mugisha. Muri make nk'abaririmbyi muri Kongo igihe cyanyu generation yanyu mwari abanyamuhati mu rwego rutangaje kandi muri conditions zigoye. Urona mu cyaro nta buzima nta mashanyarazi nta video ngo urareba wenda ngo umujya wicara ugenda bigoranye cyane ariko mwaririmbiye Imana mu buryo budasanzwe. Ese Karemiho ndabizi ko ngira ngo wafata ikere cy'indirimbo cyane cyane twigishwa n'abariya ba
Kakiro yo Imana imwakiri muhiruhuko ridashira. Kakiro n'umukongomani baririmbanaga aho yigaga muri interna hano bita Kalemi muri Kongo. Hanyuma hakaba nundi witwa Ilunga arazwi cyane nawe n'umukongomani n'abantu bose babaye muri Byura baramuzi niwe wafashije amakorari menshi cyane yo muri Byura. Imana imuha umugisha. Rero nibyo nababwiye ko ese muracavugana nabo ntago mperuka kuvugana nabo nuko rero yaradufashije cyane muri make nukuvuga ngo abari ese mware muri Adventiste abadive rwose nibwo bahise banyakira mu badive niho nabaye imyaka ubwo mwasengaga kuwa gatandatu kucungura mukirwa mu rugo cyane reka ndi wari umaze kuba chronique no kuwa gatandatu oya kubera ko numvise bavuga Imana ugeze mu Rwanda itandukaniro nyine gusa ari uwo munsi navuze ngo reka nkomezanye n'aba ngaba urumva nyuma yo kuva mu rugo nagiye hariya nibo bamfashe tubana nabo nk'ababyeyi Mama Flavie n'umutware wiwe Imana ibaho umugisha n'ukuri Imana yanjye tunawasalimu katika jina la Yesu ariko Mana yo nibyo rero kera abaririmbyi ba kera bagiraga umuhate cyane wo gusenga hanyuma abaririmbyi bubu nabahanga kuruta abaririmbyi ba kera. Ese nabahanga mu majwi nta bahanga bafite ubumenyi barabikoresha ubumenyi. Twebwe twaririmbaga nta bumenyi twari dufite ariko twararirimbaga kubera yuko twahoraga ku mavi za ndirimbo zikagenda zikamenagura imitima y'abantu. Reka dusubire aho hantu nabahanga ku majwi abaririmbyi b'iki gihe nabahanga bafite ubumenyi cyane mu bintu by'umuziki kubera ko barimo barimba mu isi ifunguye bareba abazungu cyane rwose ariko bikabenspira ariko abaririmbyi ba kera ntabwo bari abahanga mu kuririmba ariko bamenyaga gushaka Imana cyane mbese mbere yuko bajya imbere y'abantu kugira ngo babone n'indirimbo baririmba byabaga bigoranye cyane uzi gutegereza kaseti zava muri Tanzania na zimwe zanoga muri Kenya ntago byari byoroshye ariko nibwo igihe tugeze mu Rwanda ariko James yaguze amakaseti Mana we tukayetegera gutya nkaza numva noguruka tini yandirimbo twaza gutegera muri byo tini yayindi urumva ariko nyine wabonaga none tugeze mu Rwanda rero igihe se waje zanona we waje nyuma yacu za 1995 waje nyuma yacu mwaka na gatandatu waje nk'I96 wewe wasanze restoration tayari twarayitangije ariko dukorera ama repetition hanze mu ibaraza ya Maison de Jeunes kuri Maison de Jeunes muratangiye gare hoboti cyane rwose. Ese indirimbo ya mbere wayihimbye ryari? Indirimbo ya mbere na Yesu yavuki Betlehemu baravuze batari ko niyo wahimbye ya mbere niyo ya mbere na niyo ndirimbo ya mbere nahimbye ariko nkurikira melody y'Abazulu. Hari CD twari dufite y'Abazulu ngewe nandika amagambo mpimba amagambo hanyuma ngendera kuri melody y'Abazulu. Urashishura mbese bijya bita gushishura no kuvanga iyo ndirimbo nayihimbye purusa 50 muri 50 hanyuma n'indi ya kabiri ivuga ngo abakunzi bawe baravuze ngo ujye uririmba niko bavuze muri comment uzunyuza mu baririmbirega mu kiganiro ya kabiri ni iyi indi ndirimbo ya kabiri nahimbye nayo niganye Abazulu n'indirimbo ivuga ngo ndayibagiwe mwabantu banje mwe ari nibutse Yesu avuka i Betlehemu wavuze ko ariyo ya mbere wahimbye ariko n'indirimbo ebyiri nahimbye ndi gukopera melody y'Abazulu. Nyuma yaho Imana niba yarabonye ati aka gakobwa rwose gafite ishaka ryo gukorera Imana ihita na gutya ihita umunsi umwe ndabyibuka nigeze kubyutsa mama ndamubwira nti mama nabuze ibitotsi rero byuka papa sizano yari yagiye ni byuka uze dufatanye ariko ndibuka ko hari indirimbo yigeze gukora ubyutsa usa nari nicaranye na mukecuru ngaho rero twagiye kubona si muri azo twarabuhoje ko imisagara se ndabyibuka hari nijoro tuntu radutse n'ikaramu yafashwe n'amandiko n'amandiko yamufashe wacu usarabonekewe
hari amakuru sabonye y'umwuka ariko tubwira ariko uhita utubwira ngo hari melody ngo hari indirimbo ngo ikujemo nuko rero ubwo imjyandirwa ngo mwami tuzakora ryari turu yego nukuri mwari mukikicaye na mama twari tukikicaye na mama hari na saa 4 n'igice saa 5 za nijoro ubwo rero naho ngaho byafunguye mwami tuzakubona ryari turuke dusiga imibabaro n'amakuba y'isi turagukumbuye ngwino utabara bawe bave muri iyi si mbi yuzuye ibibazo. Umva ko soprano yanje gifite amavuta no kujya ubinegirije ariko urumuririmbyi mwiza. Asante sana. Ubutaha tuzajya muri studio dukorane nawe indirimbo bikomeye ariko y'umukunga ben irye igitangaza bayinteguje beya zaducurangira umukunga kabisa ndashaka dacu apana bijya byaje by'imiziki yindi beya zacuranga umukunga indirimbo twakoranye iri ivuga ngo nilikwenda mbali sana kafuata njia mbaya nikamsahau Yesu aliyenipenda kweli. Iyo ndirimbo sinjya nyihaga ninara na furaha Yesu alinitafuta akaniokoa kweli mimi wake siku zote. Niziziri ya ndirimbo zanibuka wa munsi twayikoze Gikondo nari menye studio hakika ya Mungu wa mu manager aravuze mwazanye umusazi muri studio yari makubatse none mwazanye umusazi muri studio ariko nari insasi ndakurahiye gukorera Imana ni byiza burya nambaye yayikuteye ngo numva ukuntu mbangutse yakubise umuziki numva neza ku mwuka w'Imana sarana hakika ya Mungu ariko tuzakora indirimbo misiri imbere wenda ngo mu meza abiri ari imbere yego gukorera Imana ni byiza bitanga umunezero bitanga amahoro mu mutima biranezeza. Reka mbabwire abakunzi bacu mudukurikiye mu by'ukuri burya iyo turirimba ntabwo tuba turirimbira Imana gusa ndetse n'abantu badukunda ngo bafashwe banezerwe natwe ubwacu burya iyo twumva indirimbo twaririmbye zitubwirira umumaro ziradufasha cyane cyane rwose. Hari umunsi umwe njya mbyibuka nigeze kwandikira umuntu hari umuntu w'inshuti yanjye nandike ndamubwira nti mbabarira ufashe gusenga ntindumva umutima wanjye uremererewe. Uwo munsi sinzi byari byankubise byansekuye hano murazi ibyo tugenda dukubitana nabyo hano muri iyi si. Arangije ikintu yakoze yansinze igitego cy'umutwe neza nagiye kubona mbona anyohereje iyi ndirimbo ivuga ngo mwisi hari wibirushya n'ibigeragezo ariko hahirwa umuntu ubyihanganira kuko namara kunesha azabwa ikamba ry'ubugingo twasezeranijwe. Nategereye icyo gitero mwisi hariho ibirushya n'ibigeragezo wowe nyirayo ngewe nyira ati noneho hahirwa umuntu ubyihanganira kuko namara kunesha azabwa ikamba ry'ubugingo. Nimara kumva iyo ndirimbo icyo gitero nahise nkomera numva mbayibuye numva ndatsinzwe ndavuga ngo ibyo ndirimba ibyo naririmbye kugira ngo bifashe abantu kuko ingewe bitagomba kumfasha. Uwo mwanya byambereye umuti ndakira kandi atari uko ikibazo nari ndimo gikemutse ariko Imana yahisimo imbaraga ihita imvurira muri ya ndirimbo. Gukorera Imana ni byiza iyo tubikoze tubikoranye umutima umwe tubikora tutaryarya Imana. Hari umuntu nkunda wabinyibukije mu gitondo nukuri gukorera Imana utayiryarya nicyo kintu cyiza. Ujya ugera imbere y'Imana ukumva una ujasiri mbele za Bwana ujya ugera imbere y'Imana ukumva ubohotse kuko uba wumva nta bigucira urubanza ibintu nk'ibyo ngibyo. Ese reka nkubaze urakoze cyane
ese agakiza n'impano bitandukana gute? yo agakiza n'impano ni ibintu bibiri bitandukanye, n'isi zibiri ni monde zibiri zitandukanye, naho bihuriye. gute bisobanure rero? ni ukuvuga ngo impano, Imana ishobora guha n'umuntu w'umupagani wirirwa mu kabari n'akararamo, Imana ikamuha impano, akaba yoririmba nk'uko uririmba cyane rwose, akaririmba, akaba yabwiriza, akabwiriza, yarangiza kubwiriza akagenda akajya mu kabari kujya gusinda, kweli cyane rwose. Undi ashobora guhanura, Imana ikamuha imbaraga zo gukora ibitangaza, kandi ari umupagani, barahari turanabazi. Ariko noneho agakiza n'impano ni ibintu bibiri bitandukanye. Hari n'abantu bashobora kuba badafite n'impano n'imwe, ariko afite agakiza kuzuye, wazajya unamureba uko agenda n'uko avuga n'uko yitwara, ukavuga ngo uyu muntu yamize Imana. Rero agakiza akaba ataririmba, akaba adacuranga, akaba atabwiriza, akaba adakora protokole, akaba adahanura, akaba atagira, ariko ari umukristo mwiza imbere y'Imana. Ariko reka mbabwire n'ikindi kintu abantu batazi, mu ijuru hazaba agahorero. Mu ijuru abantu bazatungurwa mw'abantu mwe. Umugabo muri Isura witwa Ngoto ngo yaravuze ngo irabwirije, ngo yaramaze iminsi yaka umwanya ngo abwirize, abapasiteri bakamwima umwanya. Cyari umugabo uraho muri quartier nyine bene yusanzwe, aravuga ati umunsi bamuhaye kubwiriza ngo hari neza muri za biterane byo muri Kongo byo hanze, aravuga ati mwari banyimye kubwiriza ariko ufite ijambo rikomeye, uvuza agahorero ndibuka. Aravuga ngo Imana izamanura umurizo, niyo topic yari afite, ngo abisi bose bawufate, ngo nimara kuwufata none si abantu bose umva ikigisho ngo yari afite, ngo abantu bose ngo tuwufate, abantu bose batuye isi, ngo nibamara ngo iwuzamure, ngo nigera hejuru ngo iwukunkumure. none si byanditse, none ngo abanyabyaha ngo bamanuke bose, ngo conclusion ngizo bashahurira abantu. Ariko Ngoto niba kibaho baraza kutubwira muri comment, ati abapaganye n'abakristo ati bazofata uwo murizo, ati tuzamuke, ati ritugariya hari umuntu atakirimo arangiza izo nkarya indege izigendera, ati ukunkumura agahorero ati hazoba agahorero. ariko nanurangije rwose. Utagakiza n'impano biratandukanye, ni ibintu bibiri bihabanye, bishatse kuvuga ko umuntu ashobora kwihisha mu mpano ariko agize gute adakishije cyane rwose. None se tuzobatandukanya gute? Akenshi burya ijambo ry'Imana ajyaza akaba yoririmba, akaririmba gutyo nakaza bago hasi, cyangwa akabwiriza igitangaza kikaba, two batandukanya gute? Reka nkubwire, buriya ijambo ry'Imana ryari tubwira ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo, ariko kandi buriya abihisha nibo benshi, akakwihishamo imyaka n'imyaka, kumbi inyuma ari kukwiyereka mu ndi muntu, naho inyuma ari undi muntu utazi, haba namba. Rero kugira ngo utahure, yewe si bose tubonera ku mbuto, hari ababigaragariza mu mbuto, ariko hari n'abandi bitsimba umva bakihisha neza bakakwihishamo, ukazajya uvuga uti uyu muntu yaramara amaje. Kuba maso ku bantu bitwa ko bakorera Imana, nukuba maso. Ushobora gukorera Imana udakishijwe, bibaho cyane. Ushobora kuririmbira Imana udakishijwe, ushobora kubwiriza, ushobora kuzajya usengera abantu bakabohoka cyane rwose bagakira kandi udafite agakiza kuzuye. None se ntituri mu kubibona, dusiba kubibona kweli. Mufite ubuhamya bwacu. None se wowe ntabyo uzi cyane? Barahari abantu bitwa ngo bakoreye Imana, bafite n'amazina akomeye cyane, kandi atari Imana bakorera ibindi bintu. Ugasanga ari amavuta bari kukumenaho ari ibindi bintu, ari indi myuka mibi barimo bakumenaho. Ico gato cyareze cyane. Rero nukuba maso. Ntabwo twovyinjiramo cyane, ariko hari amavuta y'amagurano. Yego, nibyo cyane rwose. Amavuta y'amagurano asigaye yaraje nayo, tuba dukunda kubiseka n'abayumbe bagenzi banje hano, nkabona amavuta ngo ya namanga niyo rya ku mupaka wa Tanzania. Ngaho rero yarumva ibyo byarabaye. Hanyuma ikindi ni wowe ufite experience, ufite inararibonye
niki wakoze kugeza ubu nyine yuko muri generation zawe ku myaka 50 ufite n'itanu nayigabanyirize 5 mu kwa munani ndozuza 55 washaje sana 5 nibyo cyane nuko oya wagiye washaje kabisa tariki 11 z'ukwa munani muri 72 ejo bundi sizaba nujuje 55 but I am very proud. Wakurikiye James nyuma y'imyaka 2 cyangwa umwaka umwe buriya James ni nkaho turi nk'impangu amurusha amezi yo mu nda andusha amezi yo mu nda gusa hanyuma niriye banga rikomeye narivuze ngo muri generation zawe ni bakeya bakiririmba yego hari abantu mwaririmbanye kera hari mwaririmbanye muri Kongo hari mwaririmbanye mu Rwanda batakiririmba hari mwaririmbanye n'ahandi niriye banga cyane wakurije kugira ngo ubibemo geze umunsi wa none ofete nta nubwo ari si ibintu byinshi icyambere kugira ngo udatsindwa muri uyu murimo n'ukukunda ugakunda icyo uri gukora ugakunda cyangwa wenda no ko udafite impano wenda ngiyawe oya ntagare barazifite rwose hari abaziryamanye kandi mpora mbibabwira kubera iki mwasinziriye kubera iki mwaryamye njya mpora mbibishyuza hari abashuti banjye njya nishyuza mbwira ndetse kuki mwaryamanye izo mpano rero gusa mbona barabaririmbyi beza rwose ngahe mbwira nka Nyamugenda nk'inka twarabonanye ejo bundi wijya kure Nyamugenda nk'inka nini kazi nini mbaya na wewe usuje binamu turamusubiza ariko uribuka muri byo uraririmba yararimba ukazajya wumva usheshe sinamwumvisheho cyane ariko wari ukiri mutoya yari umuririmbyi mwiza cyane n'abandi mvuze mu mazina ariko muri Nyabindu ariko Nyabindu abahewa aba muri Amerika Nyabindu Akagara ni abantu bari kontre twirwane uragitsinze none se ariko mana none se nge nanjye ndi twirwane ukubera iki nabiyoberwa very good cyangwa urakagara akatsindwa kare narigize ngo none ga ndubizi oya no kubera iki ziko wibera muri studio ziko maneno yapa inje ziko ari uzubimenya buke cyane oya ntabwo mba mbiyobewe buri reka nkubwire nibyo nababwiye ngo mwijuru hazabaho ama surprise buriya hari abantu bagira intwaro mu buryo bw'umwuka bafashe mashini gani gutya mu buryo bw'umwuka buriya hari ibikompura abantu batagaragara bajya bohereza mwe abantu bataba bazi bakabona wenda bariya bari bagaragara bakabona yuko wenda aribo bafite umutwaro cyane kandi nyamara buriya hari abandi bafite mashini gani mu buryo bw'umwuka ijoro n'amanywa badasinzira mbere yuko asengera wenda umuryango we n'ibindi abwira Imana ati Mana mbabarira genda urebe babana bacu bariya bari muri ibi niba bari kurwanira igihugu barimo barwanira ubwoko Mana ujye usengereza intambara ziri wacu ubu koko ntabyo uzi asandi cyane oya ntabyo uzi oya ndabizi rata ndabizi reka kwirengagiza rero kubera yuko turi ndabizi kujya ubisengera cyane rwose kandi gamwitegure ko turataha buriya hari abantu bazi uzaba Kinshasa uzaba Ibukavu uzaba Igoma uzaba uzaba Uvira uzosubira Karemi Mana ya ukundi Karemi wa ariko haba Karemi umuntu yasubirayo none kuri gusengera igihugu kaba kigiye gufatwa urumva bizagenda guzareka kugitaha jewe nzajya mu Bibogobogo aho navukiye wavukiye mu Bibogobogo hari ba data wacu nzajya mu Bibogobogo rero aho navukiye bumva ba data wacu Bibogobogo ba grand frère bareba bagire tuzagura inka nitugerayo yego jewe nzagura inka inyana 30 kurumva nimara jega ndumwagrono iyo Mana izabikora amahanga azabibona